Yes, iyi nayo ni indi website nayo iri kubikurizwa amafaranga kuri Fastpay. Urabona ko hano kuri dashboard maze gukanda kuri link ingeza hano. Wowe rero niba aribwo ugiye gutangira urahita ukanda hano handitse ngo create account. Numara gukanda hano kuri create account bahita bakubwira gushyira email hano hejuru. Bahita bakubwira gushyira email hano hejuru, email iriko ifite account muri Fastpay. Noneho numara kuyishyiramo, kambanze nyishyiremo, hano uri kubona ko hari quiz cyangwa se ibibazo ugomba gusubiza. 3 guteranya 9 ni kangahe? Ndumva ari 12. Nkandikemo ariko nawe biraterwa n'imibare baguhaye niyo uri buteranye. Noneho mite nkanda hano handitse ngo verify. Yes, verify. Nukanda kuri verify urabona ko bavuze ngo correct. Yes, bibaye neza. Iriya ni security verification ugomba gukora kugira ngo utangire mining. Noneho rero urahita ukanda hano handitse ngo start mining. Yes, nuko nguko mining ikorwa. Noneho urabona ko kubera ko jewe nayitangiye ejo, urabona ko kubera ko nayitangiye ejo mining yanjye irakomeje. Urabona ko ngeze kuri 0.001, 0.011. ni ukuvuga ngo iyi niyo balance maze kugera. Wowe rero ukiyitangira nawe uratangira iyikoreshe gutya, ni mining iri automatic. Urabona ko ejo nibwo nabashije kubikuza hano. Urabona ko nabikuje akagera kuri Fastpay. Noneho rero reka nongere mbere ku buryo ki umuntu abikuza. Urahita ukanda hano kuri withdraw. Ni ukuvuga ngo nyine ya dashboard iriho ya mining, wowe kiri bukore uzamure gutya. Noneho ukanda hano handitse ngo withdraw. Hano handitse ngo withdraw wakande. Numara kuhakanda barahita baguha uburyo bwo gushyiramo amafaranga ushaka kubikuza. Urabona ko ngiye kuri balance yanjye mfiteho 0.011. Yes, reka mbibare gutyo. Noneho nibyo uri bwandike hano hasi ahangaha. Yes, reka mbyandikemo. Kandi urabona ko minimum n'ubundi withdraw ari iyi ngiyi 0.071. Urumva ko kubikuza biroroshye. Noneho ndahita nshyiramo hano 0.0 kanshyira wenda 119. Yes, 119. Noneho ndangiza ndahita nkanda hano hasi handitse ngo confirm. Hano handitse ngo confirm, ndahita mpakanda kugira ngo mbikuze ama USDT angana kuriya. Ndakanda ntegerezaho gato. Yes, urabona ko payment yabaye success. Urabona ko payment yabaye successful. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mbikuje 0.019. Ni ukuvuga ngo rero hano icyo ukora kugira ngo urebe ko bakwishyuye, uhita usanga hano ibara ryahindutse gutya. Yes, ni ukuvuga ngo izi payment zose ziri hasi ntabwo zakunze kubera ko urabona ko zitigeze zihindura ibara. Ni ukuvuga ngo payment yakunze ni imwe, iyi ngiyi yo hasi, ariko urabona ko izi zose ntabwo zakunze. Ubwo rero nubona payment yawe yabaye gutya, ndetse uzanabibwirwa no kuba hano handitse ngo paid. Uri kubibona hano, niba handitse paid uzamenye ko amafaranga yawe yageze kuri Fastpay. Reka njye kuri Fastpay ubundi nkwereke ko yahageze. Yes, urabona ko hano kuri Fastpay yahageze rwose. Dore ngaya kuri Fastpay. Urabona ko yahageze. Reka wenda nkwereke hasi kuri history yayo. Dore ngibi. Urabona ko kuri Fastpay yahageze neza cyane. Dore ngaya yahageze ku itariki izi ngizi. Yes, ndizera ko muri komeza kubwa neza. Ikindi niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi notifications kureka ko hari video yagiyeho, kandi video iri bugufashe kubikuza amafaranga ku buntu. Ikindi niba ukoze subscribe ibuka gukora kuri ako kazogera, ubundi wemeze kuri all notification kugira ngo
ujye ubasha nyine kubona ubutumwa bugaragaza ko nashyizeho video. Urabona rero ko nkomeje kubikuza kandi kubikuza ni ibintu byoroshye cyane, upfa kuba ufite Fastpay account, niba udafite Fastpay account muri WhatsApp channel nashyizemo video igaragaza uko wafungura account muri Fastpay. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza rero, ikindi ku bantu biyandikisha bakoresha email zidafite account muri Fastpay, ndabibutsa ko ariyo mugomba gukoresha mufungura account muri Fastpay. Ndizera ko rero muri bukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane.